hanyuma Imana ijya ko mu butumwa rero nibwo buryo yampaye ino ngoma, irambwira ngo ino ngoma nje nyigendana mu ishyamba, ubu mu ishyamba hose nzajya nyigendana. Dushimiye Yesu ko ari umukozi w'umuhanga, kandi ngo nje nyikomanga gutya mvuga ngo ingoma y'Imana ntago izahanguka, ingoma y'Imana ntago izahanguka. Irasi de do pasi kontazo menesai Rabbi de zoma shine kiri. Imana ishimwe, dushimiye umwami watsindishwe ko ryo kuturengera, yarangiza kuturengera akakurinda gupfa no gupfira mu byaha. Seko ibyo bintu mubamo bidafite umumaro Imana itabikeneye. Ari gihe mujya mu bitaramo bidafite umumaro, mukajya mu marogi bidafite umumaro, mukajya mu makwe de chez pe kontazomen, ingoma yayo yogera mu isi no mu ijuru, bikamenyekana ko ari Imana de rebosanse, kuko Imana iratambutse kandi ije gukorana n'abantu byihuse, kandi ije kwishyira ibintu ku murongo. Ibyo abantu bakomeje kuvuga, abahanuzi bavuze byinshi mu mihanda, mwagiye mubabona, bavuze byinshi mu masoko murababona, ndetse ubona muri ririmo umuyaga mwinshi, ariko irambwira ngo irihagazemo sara bosanse. Mbibutse ko umujura aza kwiba ahantu hari ubutunzi, mbibutse ko umujura yiba ahantu hari ubutunzi. Imana ishimwe, zene kontazo pesi, ariko Imana irambwira ngo ihagazemo kandi ije gutoranya isuzugurwa zayo. Resisago antebo sanso debo sans. Imana igendereye abantu, kandi igendereye abantu bavuga ko bakomeye. Imana ishimwe, igeze mu kazi kose ukora, niko yavuganye nanjye, irambwiye ngo igeze mu buganga irahatinze. Imana yambwiye ngo yamaze guha abana akazi, abantu baranezerwa bajya mu businzi n'ubusamba. None irambwiye ngo ije guhera nkuhera amabyi. Uri umugabo wambaye deshire, wasokoza umusatsi, urawuzamura ugira penke. Imana yambwiye ngabo abo ni mayibobo, niko yavuganye nanjye. Yambwiye ngo ihagurukiye abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana, ari abasambanya, ari abarozi, ari abapfuma, n'abagambanyi, baterekera babandwa, barangiza bakaza mu murimo w'Imana. Jetasi nobo Rabbi sesayimini, nubwo tabyumva irambwiye ngo iraje, kandi bigiye kumenyekana ko ari Imana itambutse. Mana mu izina ryera rya Yesu turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye kuri umwami w'amahoro, turagushimiye ko wari uri kerana n'ubu ni kuri ntuhinduka. Wowe waremye iki kirere ukakirema nta muntu ugishije inama, turaguhamagaye. Duhamagaye izina ryawe ritamenyerwa ritavogagirwa, turavuze ngo uri mwiza rata papa, turavuze ngo uri rase sanso de binisanse. Duhamagaye izina ryawe mu izina ryera rya Yesu, reka bimenyekane. Mana uri mwiza, niwe waduteranyije tuvuga izina ryawe, turi muri iri shyamba turira tuboroga dusenga izina ryawe. Rashede wazomene sanse, umugambi ni mwiza kuri twe, ariko turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe mwami. Nivuga butumwa nudukomeze kandi duha imbaraga. Shaya de razonde tasika doben rabira siko tazomene sanse rabino de zomene sayekwa. Tuhamagaye Imana yaremye ikirere nta nkingi, natwe turavuze ngo uri mwiza rata papa, turaguhamagaye mu izina rya Yesu, reka bimenyekane. Amen. Amazina ni Korode Habimana. Nshimiye Yesu ko ngeze aha kuri kamera. Ni Korode Habimana, ADPR Gasagara niho nsengera. Hanyuma ndi umugabo ufite abana 4 na madamu, turi 6 mu rugo. Dushimiye Yesu ko ari umukozi w'umuhanga, ndi umuvuga butumwa, ndi umuhanuzi umaze kuzenguka insengero zisanga 41 muri ADPR mbere yuko insengero zifungwa. Dushimiye Yesu rero ko ari umukozi w'umuhanga. Hanyuma Imana ishimwe ko nje kuri kamera, murabona ko ndifite n'ingoma ndi no kwivuza. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko ingoma ya itazigera ihanguka, kandi irambwira ngo ngenda ni ingoma, haba mu ishyamba, haba mu masoko ngiye kuyijyanayo, haba mu mihanda, mbabwira ko ingoma y'Imana itazahanguka. Ubwami bw'abantu burahanguka, umuntu yapfa akagenda, ariko Imana yambwiye ngo ingoma yawe ntizahanguka. Irangije kumbwira gutya, irambwira ngo nze mbivuge isi yose ibimenye. Shade kitarasido pesi nekosanse. Dushimiye umwami. Imana irambwira ngo ije kutezo pe kontayimini, irambwira ngo igihe cyayo ntago kizigera kivaho n'umunsi n'umwe, kandi irambwira ngo ibyo yavuganye nawe byandikishije ikaramu y'icyuma do asai, ntago bihinduka. Kandi irambwira ngo wowe uteze amatwi resansi ibyo yavuganye nawe bizabikorera kwibahisha. Nuko ima umurongo rero wo muri Luka igice ni cyambere ibice 26 Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka niko hejuru havuze. Hanyuma igice cyambere turasoma uwo murongo wose, turakomeza tutangire 26. Titira iravuze ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu.
mu kwezi kwa gatatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwaga Nazareti ku mwami wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwami ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. 29 ariko wowe ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. 30 marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Toshegi de sansobi antope consenso adumen, azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azamuha intebe y'ubwami ya sekuru Dawidi. 33 azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Imana ishimwe. Ubwami bwe ntabwo buzashira. Imana ishimwe. 34 haravuze ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? 35 marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. 36 kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwa ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu. 37 nuko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Marayika aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Kuko marayika amusiga aho aragenda. Imana ishimwe. Izi ni inkuru za Mariya. Imana ishimwe na Yosefu, uburyo Mariya yatwise inda. Niko twari dusomye ijambo ry'Imana ryariho rivuga. Imana imubwiye ko umwuka azamuzaho, hanyuma agatindana na Yesu. Mbibutse ko izi ni inkuru dusomye za muri Luka, igice ni cya mbere, dutangiriye 26. Imana ishimwe. Urupapuro rwa mbere titira iravuze ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ko titira irabivuze hejuru. Tujya kuri 26 handitse ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Uyu Yesu turi kuvuga wabyawe akabyarwa na Mariya, niwe wakubambiwe, akakubambiraho nta cyaha desheresayi, akamera kubambwa nta cyaha yakoze, kugira ngo ubeho nanjye mbeho, kugira ngo uvuge, uhumeke, ugende, ujye kuva mutaha amahoro, kugira ngo ujye mu kazi ube amahoro. Ni uyu Yesu. Imana ishimwe. Mbibutse ko yemeye kubambwa nta cyaha yakoze, kugira ngo dukomeze tubeho tuvuge neza n'ibitangaza by'Imana. Dushimiye Yesu ko hari abantu baba bapfuye, ariko twe tukaba turiho duhumeka. Ntabwo ari ikiguzi twatanze, nta nuko turi abahanga cyane, ariko turashimira uyu mwami. Sede gontaso pansi. Imana ishimwe. Hanyuma Imana ijya ku mu butumwa rero, nibwo buryo yampaye ino ngoma. Irambwira ngo ino ngoma njye nyigendana mu ishyamba, ubu mu ishyamba hose nzajya nyigendana. Dushimiye Yesu ko ari umukozi w'umuhanga, kandi ngo njye nyikomanga gutya mvuga ngo ingoma y'Imana ntabwo izahanguka. Ingoma y'Imana ntabwo izahanguka. Ingoma yawe, ingoma yawe ntabwo izahanguka. Ingoma yawe, ingoma yawe, ingoma yawe ntabwo izahanguka. Imana ishimwe. Ingoma y'Imana ntabwo izahanguka.
abaminisitiri, abantu bakomeye bashobora kuvaho. Lesi Godabo Sansoni, kuko ni abantu Imana ishimwe, ariko ingoma y'Imana ntabwo izahanguka. Mwibutse ko iyi Mana yo yikoreye, nawe nugera mu mage desanse, kuko wamuhamije ukamuhamya mu byago no mu makuba. Gukorera Imana uyikorera mu byago no mu makuba, ntabwo uyikorera kuko wanezerewe wahaza ibijumba n'imyumbati, nta nubwo uyikorera kuko wahaza amafirita, wikorere wanaburaye. Erazo antasekiye, Imana ishimwe. Mbibutse ko giye uri kubaganiriza ibi, nagiye muhura n'urwo rugendo. Nshimira Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Uyu mugabo ashaka ngo umukorere uri mu byago, kandi umukorere uri unanezerewe, umwubahishe mu kazi ukora. Nurangiza kumwubahisha umwubahisha aho utuye, aho ugenda, kuko ingoma y'Imana ntabwo izahanguka. Ilasi de do pasi kontazo menisai Rabbi de zoma shine kiri. Imana ishimwe. Dushimiye umwami watsindiye isoko ryo kuturengera, yarangiza kuturengera akakurinda gupfa no gupfira mu byaha. Hari umuntu upfa agapfira mu byaha, yamara gupfira mu byaha na karande zikinjira mu bana be basigaye jedasa, bakarimbaragurika kubera karande zo mu muryango z'abapfuye bateze. Ariko dushimira Yesu waduhaye agakiza, wowe nyumva ku isi ya rurema, akaguha agakiza katagurwa mu isoko. Mbibutse ko agakiza nako kagurwa mu isoko rya Nyamata, nta nubwo wajya kurara ku isoko ngo ugahahe. Ubundi agakiza ni ikinege ku muntu ku giti cye. Jerebon, Imana ishimwe. Imana yaragutoranyije guha agakiza. Imana yambwiye ngo nkubwire ko ingoma yayo itazigera ihanguka. Ingoma yayo, ingoma yawe ntabwo izahanguka. Ingoma y'Imana ntabwo izahanguka. Waba uri mu nzira ugenda, waba wagiye mu kazi, waba wagiye guhingira umuntu, waba ukora imisiri, waba uri umukene, waba uri umukire, waba ugenda n'indege, waba ugenda n'imodoka, deshegera sanse, ujye utekereza ko ingoma y'Imana itazahanguka. Waba uri mu kirere, ujye utekereza icyo kirere urimo, ubanze ushishoze umenye ngo uwo muntu wakiremye ninde. Ni nyiribihe, ingoma ye ntabwo izahanguka. Imana ishimwe. Mwibutse ko uwo mugabo bita Yesu ibye biraryoha kandi bikaduhumuriza. Imana ishimwe. Ndabaririmbira ibyo wampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye mw'iki Kristo, ukaza mw'isi ukampfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusozogora ntibamwemera, hari inshuti nkawe se yakunze abayihinyuye, baramushinjije bashasha imyambaro, bohoziya nahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, afashe umwami ubwo baramuhemura, bakeza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira. Imana ishimwe. ngo abone uko aducungura, yavuye mu ijuru aza muri iyi si, aburaho yarambika umusaya we, ampfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, ampfira we, ampfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, zavuga hose izina rye. Imana yivuge mu byago no mu makuba, kuko nutayivugiriza ikoresha ibiti n'amabuye, nutanayemera nutemera ko ikiza igatabara izakoresha ibiti n'amabuye. Ariko nkwibutse ko izajya gukoresha ibiti n'amabuye nawe uzaba ufite aho uherereye. Imana ishimwe. Niwanga kuyumvira,
ukanga kuyikoreza akoresha ibiti n'amabuye niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko nawe wibuke ko ahantu uzaba uri nawe hibaze uri umuntu yaremye ikakurema mu ishusho yayo, ntikureme nk'ingurube cyangwa inkoko, ariko yarangiza kukurema bene ako kagene ikaguha ingingo zikora. Hari benshi bagenda batagenda neza, hari benshi batagira ingingo, ariko yarangiza kukurema ukayisuzugura, ukayisuzuguza ubutunzi je te bonne quoi yaguhaye, ukavuga ngo bari impamvu batakize ntibazi gukorana n'ubwenge bagira. Mwibutse ko ni ishuri barimo. Iyo umuntu ari mu ishuri ry'Imana ntago waryikuramo. Mana ishimwe. Iyo uri mu ishuri nta n'umuntu wagukoreraho umugisha kuko uri mu ishuri nyine. Iyo uri mu ishuri wanaburara kandi uri kuri kamera gutya. Dushimiye Yesu umukozi umuhanga. Mwibutse ko la zone pe compte zone sans sekire. Dushimiye iyi Mana ko ari Imana itari bisura cyangwa uburanga. Imana ishimwe. Twasomye inkuru. Imana ishimwe ko umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe ko ari Imana igizwe n'imwe n'urukundo no guca bugufi. Data utari data bacu ujya utabara abantu bayo, yarangiza akagirira abantu neza kandi akabagirira neza atari uko ukiranutse, ariko akagutoranya, yarangiza kugutoranya akaguha agakiza, akakiza yamara kukaguha agakiza ubundi n'ikinege ku muntu ku giti cye. Imana ishimwe. Tujye gusoma Matayo ibice ni 4, turahera ku murongo wa 5 tugere kwa 11. Haravuze ngo Yesu yereka abahiriwe abari bo, abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be aterura amagambo ye ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 11 aravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera bibi byinshi babampora muzanezerwe. Ambibutse ko iyo bakubeshyera bakurenganya ahubwo we ngo uzanezerwe, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Bazakubeshyera ibibi byinshi baguhora Imana kandi ngo uzanezerwe, niko ijambo ry'Imana tubwiye. Niba gutuka bakurenganya uzabareke uzanezerwe, uzaba uri kumwe n'Imana. Icyo kimenyetso kubana n'Imana. Niba tagutuka none se uzabana n'Imana, na Yesu baramusuzuguye. Turashimira Yesu. Kandi dusomye ijambo ry'Imana tuvuga ngo abahiriwe ab'imitima iboneye nibo bazabona Imana. Mbibutse ko abahiriwe saba afite amafaranga menshi. Hari ubwo wayagira ukanahirwa, hari ubwo wayagira ugakorera Imana. Ariko mbibutse ko biragoye ko nyamutunzi yaca mu Imana ishimwe, yaca mu rushinge mu Imana ishimwe. Biragoye ko nyamutunzi yamenya Imana. Impamvu Imana ikunda gukoresha abantu babakene kenshi si uko abakiri tababona, abakiri nabirabazi, harabizi. Ariko Imana ishimwe. Ariko Imana igeze kunsanga irambwira ngo 95% abeshi koresha ari abakene. Kuko nibibona Imana ishimwe, abo nibibasha kubona bakabana nawe bagaca bugufi, bakaza mu mashyamba bakaba mu butayu nk'ubu, bakemera kubamo nk'ubu mbamo gutya. Ariko hari uwabibona akavuga ati narasase nirwa ncuranga ingoma. Dushimiye Yesu umukozi umuhanga. Redescendo en tope konta yubane chance de binesa iremini. Imana ishimwe. Iyi Mana ishaka kuyikorera mu gato na kanini kandi ukinira ibyaha n'ibisana. Imana ikunda umutima uciye bugufi, ucishije bugufi, uyoroheje cyane. Uwo mutima uyoroheje ni Imana iza gutura. Irangije gatura igateramo intebe. Uharanire kugira ngo Imana iteremo intebe mu mutima wawe. Sigi dibo asans de konta ibini asa ando pashe konta domaine ayimi ni konta mando de sai. Dusomye ijambo yanyiri ijambo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakababeshyera ibibi byinshi bampora muzanezerwe. Muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. 13 muri umunyu w'isi. Mbese umunyu ukayutse uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. 14 muri umucyo w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubashwa kwihisha. 15 ntaba kongeza tabaza
ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbazwe na so wo mu ijuru. Imana ishimwe. Imana ni nziza. Mubaye umunyu w'isi mwamukayutse ntacyo ubu ukimaze. Korera Imana utarakayuka. Korera Imana kugira ngo Imana iguhe imbaraga, igushoboze muri urugendo, kuko aho imbere hari ibintu byinshi bikomeye kandi byagutenebura, byagukura ku Mana. Aho imbere de boss and boss haracu wambaye. Imana ishimwe. Aho imbere igihe cyo kugotwa kitaragera niho Imana izaza ikabana nawe. Imana ishimwe. Ngo muri umunyu w'isi niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Mwese umunyu ukayitse ngo ubukimaze iki? Ntacyo ubukimaze. Dushimira uwo mwami ko ari umukozi w'umuhanga. Imana irashaka kwikorera uyitinya kandi ukubaha abantu Imana yaremye. Dosere anseto peko sanse de shadosai. Imana ishimwe. Mbibutse ko iri jambo Imana ijya kuri Imana yambwiye ngo mbabwire ko ingoma y'Imana itazigera ihanguka. Ubwami bw'abantu bwo burahanguka, umuntu ku giti cye we yahanguka neza, ukumva na korode uri kuri kamera arapfuye, bivuze ko ari umuntu nyine. Ariko Imana y'ubwayo ntago de sita so de bosanso de quoi, ingoma y'Imana ntabwo izanguka. Imana ishimwe. Dushimiye umwami kabere maso ubugingo bwacu kubavuganye na Yesu, barangiza bakitondera amategeko y'Imana. Gikorera Imana, ugira urukundo kandi ugire gufasha, ufasha ifubyi, ufasha abapfakazi n'abakene. Ugira urukundo, usura abantu baganirize. Imana ishimwe. Waba uri mu muhanda, waba uri mu isoko, waba uri guhinga, waba uri mu kazi kawe, ubahisha Imana de essence, uyivuge kandi uvuge neza n'ibitangaza byabo. Waba ugenda bakwita umusazi, niko Nowa byagenze. Nowa don de sens. Nowa kuki ubakiyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose. Dore utoye musozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utoye musozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abujuje si ibyaha bazamarwa n'amazi. Ayo maza zaba ari umwuzure, bagira inama yo kubazanya, bati Nowa yabavuga ukuri, ati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze. Dore urupfu ruratuzengurutse. Mbibutse ko uyu Nowa yajaga abwira abantu ngo nibihane, bakavuga ngo ntabwo ari Imana avugana nayo. Mbibutse ko yahanuye ibintu bikamara imyaka 120 bitaraba. Mbibutse ko yafatanyije no bitaga Mariko, bafatanya na Mariko. Bibiri tubwira ko ari Mariko bafatanyije, ariko hari n'abandi bari bafatanyije mbere barigendera bararambirwa, ariko muri bibiri ntibarimo. Mariko bafatanyije yaje kwigira mu bukwe bwa bene wabo, aravuga ngo nigiriye mu bukwe desa kotazo pass. Arangije aragenda ajya mu bukwe bwa bene wabo. Agiye rero ku munsi wa nyuma na nyuma yagarutse asanga inkugi iri kureremba. Imana ishimwe. Aje atangira kureremba, abwira Nowa ngo nkingurira. Nowa aramubwira ngo ntabwo ari gihe wacinze inkugi n'Uwiteka Nyiringabo. Imana ishimwe. Arangije mbibutse ko iyo nkugi yari homesheje ubushishi, ibiti birarengerwa, nawe ararengerwa arapfa, kandi yari yarakoreye Imana. Ariko ku munsi wa nyuma na nyuma yigira mu bukwe bwa bene wabo. Mbibutse ko ibyo bintu mubamo bidafite umumaro Imana itabikeneye. Ari gihe mujya mu bitaramo bidafite umumaro, mukajya mu marogi bidafite umumaro, mukajya mu makwe de chez pe contazomen. Ubundi umwana aba ari umwana kuri se na nyina. Buriya hari ibintu mujyamo bidafite umumaro, nka mwakwamamaje Yesu ngo muvuge neza n'ibitangaza bye, murire muboroge kugira ngo Imana ikiza abantu, ikiza abarwayi, ibohora ababoshye, ibohora indushyi, ibohora abafunze, asita pose contaimini. Imana ishimwe. Ibohora abantu indushyi zayo zifungiranye zitagira agakiza, zidakijijwe. Mwarangiza mukajya mu bintu bidafite umumaro. Imana irashaka ko muva muri ibyo bintu bidafite umumaro. Imana ishimwe. Imana irashaka ko ingoma yayo yogera mu isi no mu ijuru, bikamenyekana ko ari Imana de rebosanse, kuko Imana iratambutse kandi ije gukorana n'abantu byihuse, kandi ije kwishyira ibintu ku murongo. Ibyo abantu bakomeje kuvuga, abahanuzi bavuze byinshi mu mihanda, mwagiye mubabona, bavuze byinshi mu masoko murababona, ndetse niyo bagenda murabaseka, muravuga ngo bara nta bwenge bagira ko barara bagenda bavuga, ariko igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana ishimwe. Ndetse n'ibimenyetso mugiye kugenda mubibona, kandi namwe murabibona. Nine sekida bose kanto obesanse. Imana ishimwe. Imana mu butumwa yarambwiye ngo mbwira itoro rya Pentecote cyangwa se ADPR, irambwira ngo irihagazemo.
nubwo mubona bikomeye bihinda, ariko irambwira ngo irihagazemo. Itorero ryayo ryubatswe ku rutare, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ryubatse ku rutare, nubwo ubona muri ririmo umuyaga mwinshi, ariko irambwira ngo irihagazemo. Sara Bosanse, mbibutse ko umujura aza kwiba ahantu hari ubutunzi. Mbibutse ko umujura yiba ahantu hari ubutunzi. Imana ishimwe. Zene kontazo pesi, ariko Imana irambwira ngo ihagazemo, kandi ije gutoranya isuzugurwa zayo. Araserebon, ba bantu basuzuguwe cyane, abo bantu birirwa mu mashyamba barira baboroga, abo nibo bantu Imana ije kwicaza. Irambwira ngo nzababaze ngo amashuri yizima, Yesu yize amashuri angahe, niko yavuganye nanjye. Irambwira ngo ibyo bintu nzabibaza abantu banyumva kuri iyi si, bazansubize. Yesu we yize amashuri angahe, nzabibaza abantu. Imana ishimwe. Irambwira ngo ibyije kubishyira ku murongo, nzabaza abantu ngo Yesu we yize amashuri angahe, se yambaye imyenda ingahe. Mbibutse ko uyu Yesu tuvuga yambaye ikazi imwe n'inkweto imwe, kandi de serebo sanse. Imana ishimwe. Abyambara imyaka 33. Turashimira umwami kandi umukozi w'umuhanga. Imana idasaza, Imana idacurwa kibera. Yambwiye ngo ingoma yo ntago izigera ihanguka. Nubwo wabona biririma bikaririma, nubwo wabona bikubita, nubwo wabona byasamye, ingoma y'Imana ntago izigera ihanguka. Ikomeze kuri Yesu, kuko niwe ubatse ku rutare. Niba ubaka ku rutare uzabana n'Imana. Niba ubaka ku rutare, ikintu kizaguhiga cyose Imana izakikwereka. Shego da sans rebenesai. Imana izakubaka, kandi iyo yubatse iramukomeza. Iyo yubatse umuntu iramukomeza, kuko ingoma yo ntago izahanguka. Imana ishimwe. Dushimiye uyu mwami utareba isura cyangwa uburanga, ntabwo areba inzobe cyangwa ibikara. Dushimiye Kristo udatoranya yarebye amafaranga, atarebye ubutu. Yaza kubireba, nanjye ntago mba ndi mwiri shyamba ndi kuri kamera. Imana ishimwe. Yaza kubireba, ntabwo ne kwicira n'abapasiteri barenga 50, nta nubwo ne kwicira n'abarimu barenga 80. Sekitazo pasi. Imana ishimwe. Turashima uyu mwami kandi umukozi w'umuhanga, kuko abo bantu nicaranye nabo n'abanyacyubahiro bakomeye bo mwisi. Aze bene saira bon sens nikire. Ariko turashimira Yesu ko atabura uko abigenza ngo byemere. Ntabwo yari kunyicazanya nabo bapasiteri nabo barimu ngo nzenguka amatorero 41 twicaranye, kandi nambaye ipantaro yacitse de serebo sanse, nadodesheje ankoresheje urushinge. Imana ishimwe. Mbibutse ko urwo rushinge narutiye ku rugo rwa gatatu. Shimira Yesu kandi umukozi w'umuhanga. Turashimira umwami kandi Imana idasaza. Imana ijibana nawe, ariko uyikorere de serebo ntacyo usize. Kandi Imana yanga ibyaha n'ibisa nabyo. Ikunda umutima umenaguritse, ushenjagujwe n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Waba ukize, waba uri umukene, waba warize, waba ufite doctora, waba ufite masters, waba ufite lisansi, waba ufite diplome zimeze zite, Imana ishaka umuntu uciye bugufi wubaha Imana. Resisago antebo senso debo sense. Imana igendereye abantu, kandi igendereye abantu bavuga ko bakomeye. Imana ishimwe. Igeze mu kazi kose ukora, niko yavuganye nanjye. Irambwiye ngo igeze mu buganga irahatinze, igeze mu barima irahatinze, ije gukorana n'abantu bayo batindanye nayo bubatse do bible de sens, bubakanye n'Imana. Imana ishimwe. Bafashije Imana, bagiye bagira ibintu bakora, bafashije ifubye n'abapfakazi, bafashije abakene inezomena. Imana yambwiye ngo yamaze guha abana akazi, abantu baranezerwa bajya mu businzi n'ubusamba. None irambwiye ngo ije guheha nkuheha amabyi. Imana ishimwe. Yambwiye ngo ije guheha nkuheha amabyi. Imana ishimwe. Irashaka ko abantu bayikorera bayitinya, ukirinda ibyaha, ukirinda kugambanira mwene so, ukirinda kwica mwene so. Zeteboneko. Irambwira ngo aba bantu bari gukuramo inda, aba bakobwa bari gukuramo inda, deserebo ije kubonana nabo. Essence de kontaya. Kandi ije kubonana n'abaganga bari gukuramo inda, bakuzamo inda abakobwa n'abagore. Niko yavuganye nanjye. Imana ishimwe. Yambwiye ngo ije kubonana nabo. Telaso enebo sense. Irambwiye ngo iriyiziye. Yavuze kuva kera abantu ntibigeze bumva ngo bumvire, abantu babifashe minenego. Yambwiye ngo abo bantu ije kubonana nabo, kuko abo bantu nayo bafata nk'abanyabyaha. Niko yavuganye nanjye. Yambwiye ngo abo bantu bafata nk'abantu bishe, bafashije abo bakobwa kwica bakuyemo inda. Imana ishimwe cyane. Imana irashaka nimba icyaha waragikoze, genda wihane umubyare. Imana ishimwe. Tasi de bon senso de bon sens. Iyi muri bise abantu bafite umwigisho kuvuga ngo agakiza ngo kabera ngo mimbere, ngo agakiza ngo kabera mu mutima. Ni kabere n'inyuma hose. Agakiza kagaragara inyuma, kagaragara imbere. Nimba uri umukristo bimenyekane, nimba uri umugabo cyangwa uri umusore ukabambara deshire, ukaba muri korari ngo uri uraririmba. Imana yambwiye ngo abije kubirukana. Abo ni za mayibobo ziba mu murimo w'Imana. Imana ishimwe. Uri umugabo wambaye deshire, wasokoza umusatsi, urawuzamura ugira penke. Imana yambwiye ngo abo ni mayibobo. Niko yavuganye nanjye. Nimba gakiza ugafite, nikagaragara imbere n'inyuma. Imana ishimwe.
wivuga ngo nzambara ipantaro deshire, nzambara ijipo ngufi y'ihenure kugira ngo mu mabere bakobaka. Niko mwabakobwa mwe babakobaka mu mabere mushaka iki? Kuki mutuma abagabo barinda kubashoka mu mabere? Umwihanije cyangwa ukamurega. Asi ede osanse. Nimba usenga agakiza kagaragara inyuma ni mbere. Utuma bagukomanga ku mabuno kubera iki wa mukobwa we? Wa mugore utuma bagukomanga ku mabuno bakandakanda nk'ukanda mvuka bagukandesheze. Yambwiye ngo Imana ije guha nkuhe amabyi. Niko avuganye nani? Niki gituma bagukandakanda bakirwa gukanda kuvuga ngo mbisa wamwihanije? Imana ishimwe. Imana irashaka kugira agakiza imbere ni inyuma, atari kuvuga ngo desesa ko. Yambwiye ngo ingoma yo ntabwo izigera ihanuka. Nubwo wakanga kwikorera ukayikorera uvanga ibyaha, iraje kuguhe. Waba uri umudiyakoni, waba uri umupasiteri, waba uri umushumba, waba uri umubikira, waba uri umupadiri, iravuze ngo nimba wiyoberanya mu murimo w'Imana uraje mubonana. Niko yambwiye. Imana ishimwe. Yambwiye ngo ihagurukiye abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana, ari abasambanya, ari abarozi, ari abapfuma n'abagambanyi, baterekera babandwa, barangiza bakaza mu murimo w'Imana kubera ko bafite ubutunzi bw'amafaranga, bagahabwa ijambo ariko nta jambo ribarimo, nta mana ibarimo. Imana ishimwe. Irambwira ngo bene abo ngabo dese antope konta zomen konsa dita lazo andasikwa rabi etanseneki. Irambwiye ngo irababaye. Yambwiye ngo izanye inkoni yo gukubita abanyabyaha, irahagurukiye. Yambwiye ngo ingoma yayo ntabwo izigera ihanguka. Niko yavuganye nanjye. Wabyumva utabyumva, wabyemera utabyemera, wamenya ko Imana ikora, wamenya ko idakora, wabyumva utabyumvira, ntabwo wazabura abayikorera. 7,000 itapfukamiye bayare birahari. Jetasi dobo rabi sesayimini. Nubwo utabyumva irambwiye ngo iraje, kandi bigiye kumenyekana ko ari Imana itambutse, kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana. Imana ije guhagakiza abagashaka, abagashakana umwete, kuko debesere kitabo sans. Imana ishimwe. Iciye ahantu henshi hatandukanye. Iciye mu businzi, iciye mu busambanyi, iciye mu aho banywera inzoga mu tubari. Hari inzu zimwe na zimwe zigiye gutangira zishya gake gake. Je suis content ibine sans rabino zome. Kandi kimenyetso inzu zabera b'Imana ntabwo zizazishya. Nimba iyi nzu iri hagati, ikariri hagati y'inzu z'utubari, inzu y'akabari iraha, inzu y'akabari iraha, inzu y'uwera usenga Imana kugira ngo mumenye ko asenga, ntabwo izagishya. Niko Imana yavuganye nawe. Irambwiye ngo ibyo igiye kubikora ku mugaragaro, abantu bamenye Imana, batandukanye ibigirwamana n'Imana, abantu bagasenga ibigirwamana. JTC bene kwa abantu bakanga gusenga Imana yaremye ikirere nta nyingi, bagasenga bitafite umumaro, bagasenga Imana zitavuga. Shegonda saye bini. Imana ishimwe. Dushimiye umwami kari umukozi umuhanga. Imana ije kureba nimba warayikoreye by'ukuri. Uyu ni umwaka wo guhemba abantu bayikoreye by'ukuri, ariko ni umwaka w'ibihano bikomeye bikakaye, ndabisubiramo, bikomeye bikakaye ku bantu batasenze neza, baje gusengera, baje gutata mu nzu y'Imana. Umuntu akaza no gutata mu nzu y'Imana ngo yumve ko Imana ivuga, yumve ko Imana y'abarokora ivuga. Uraza kujajinga abantu, we wamenya umwuka akorana n'abantu b'abanyamwuka, kandi Imana n'ubwiru bukomeye cyane utamenya. Uje kujajinga abantu b'abanyempano mu rusengero. Imana ishimwe. Kandi irambwira ngo aba bantu babujije abantu gusenga no guhanura mu rusengero, irabaheshye mu itoro rya Pentecote. Jenasi deko asai. Irambwira ngo itanzemo ububyutse. Imana igiye kugivugana namwe. Imana ishimwe ko ari Imana igizwe n'imwe n'urukundo guca bugufa. Abantu basuzuguye abandi, ugasuzugura umuntu wamureba ukanacira, ukabona ko ari umukene, kandi ibyije kubikwaka wowe uvuga ko wakize. Wakize wafashije bandi. Ninde muntu wubakiye inzu ku musozi utuye nibura n'abantu 5, wubakiye inzu uravuga ngo uyu muntu reka mwubakire inzu nyitange 3 enye 6 mwubakire inzu mukorereho umugisha, nibura n'abantu 10 wubakiye mu mafaranga ufite. Imana yambwengije kubikwaka ibihaba cyetazo pesa. Irambwira ngo niki gituma warenzwe ukagera ku rwego utateka ibiryo ngo uteke ibiryo ushyira abantu barwariye mu bitaro, ukavuga ngo ukorera Imana. Iyo Mana ntabwo ibaho. Bibiri kiratubwira ngo nubwo wagira impano ugahanura ukereka ukavuga indimi, ariko nta rukundo ntuzigera ubona Imana. Imana ntabwo uzabona igenda n'amaguru. Eliya ngo niwe wasenze arasenga cyane, amaze gusenga cyane ngo baranamusuzugura, yaramugabo ngo yarakagabo gato nkanjya, arangije ngo baramusuzugura cyane, bamusuzugura ategeka ko imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 n'ikime gitabaye muri icyo gihugu. Niko byagenze kugira ngo bemere ko ari umuhanuzi w'Imana. Abantu barinda kwemezwa n'ubuhanuzi busohoye kubera iki? Kuki umuhanuzi agwanura ikintu kenda kwemezwa ko gisohoye? Wabisengera Imana ikabikuraho, wamubwiye ngo sengera Imana unyingingira Imana ibikureho. Jede kotazo pasa kwibimenyetso byica. Ikimenyetso Imana ishimwe gishobora kuza kikaguhitana. Dushimiye Yesu kari umukozi w'umuhanga. Iyi Imana irashaka abantu bayikorera bayitinya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ishimwe Matayo 5 mubahiriwe. Abahiriwe ntabwo twabonye bafite amafaranga, twabonye abantu bahiriwe n'Imana.
bahiriwe niyo kubana n'Imana bitondeye amategeko y'Imana birinze ibyaha bagatindana na Yesu. Talazo pikontazo menesanse. Imana irambwiye ngo mugiye kuyibona, abantu bagiye kwibonesha amaso muri iki gihugu. Muri iki gihugu abantu bagiye kwibonesha amaso, kandi kuko abantu bayikorera mugiye kwibonesha ibikorwa. Abantu bakorera Imana neza mugiye kwibonesha ibikorwa. Imana ishimwe igiye kubakoresha ibintu bikomeye muri iki gihugu. Zepese konta imini. Imana ishimwe kuko iraje kandi iratambutse, abantu bagiye kuyibona. Bigiye kumenyekana uwasenze n'uwaje gusengera, bigiye kumenyekana uwabanye n'Imana yarangiza agasuzugurwa akemera akavuga ngo nzabana na Yesu. Imana ishimwe ko ari Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Dushimiye umwami, umugabo udasaza, Imana idahemuka, Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Imana ibaha umugisha, Imana ibakomeze. Shalom 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 shalom. Murakoze cyane mukozi w'Imana gutambutsa ubutumwa Imana yari yaguhaye. Numva rero wasenga Imana kugira ngo abazumva ubu butumwa bazihane, Imana babone, Imana yongere bishimire, urukundo rw'Imana rwongere rusabe mu mitima yabo. Ni karibu no gusenga Imana. Mana mu izina ryera rya Yesu turagushimiye, kandi turagushimiye kuri umugabo udasaza. Uri mwiza ubereye maso abagutegereje, turagushimiye mwami. Turavuze ngo uri Kristo kwa rurikerana n'ubu ni kuri ntago ujya uhinduka. Wewe waremye iki kirere ukakibamba nta nyingi ushyizeho, turavuze ngo urera. Waremye isi tugenda ushatse umunota umwe wadukuraho, ariko udutiza umwuka wa, turavuze ngo uri mwiza. Dose do pension de quanta bosan. Turasenze duhamagaye Imana ihindura amateka, duhamagaye data utari data wacu, duhamagaye Imana yaduhaye umwuka duhumeka. Yubishaka ariko turema nk'ingurube cyangwa inkoko, ariko tugira iki kizere. Turagushimiye mwami, turavuze ngo uri mwiza, ibendera ryo turarizamuye. Rabbi raze non petoze kontazo pe kontayomen, Rabbi resanse metotazo me kontairemen. Duhamagaye Imana y'amahoro, turavuze ngo uri mwiza. Turasenze mu izina rya Yesu, reka bimenyekane nyandesha ya binisa, kandi abazumva ubu butumwa bazahindukire, bazihana ibyaha, bazave mu businzi n'ubusambanyi, bimenyekane kuri Imana uteye ubwoba. Turasenze mu izina ryera rya Yesu. Rashara do beneso imenekire, uri Rabbi Rabu uteye ubwoba, turagushimiye. Turavuze ngo uteye ubwoba mu izina ryera rya Yesu. Ingoma yawe ntabwo izahanguka, niyo mpamvu witwa Imana. Natwe turasenze dusabye ababuyumvise, kandi bimenyekane mwami uzabahindure, bahindukire bagaruke. Natwe tuzagushima uko tuzongera kuvugana. Urakoze kuri data utari data wacu mu izina rya Yesu. Urakoze Jehova. Amen.